gura ubutaka kubera ko aricyo kintu cyonyine abantu batazongera gukora, kandi uzaha umugabo ubutaka natabubyaza umusaruro bazabumushyinguramo. Nta butaka nta gihugu. Nta gihugu kibaho kidafite ubutaka. Igihugu kiba ari icya bya nyabyo rero, cyangwa se by'akarusho iyo ugifitemo n'ubutaka. Mapunga we yarahuranyije aravuga ngo ntugakore ikosa ryo gusama inda y'umugabo udafite ubutaka, umwana azaragwa iki? Ninjya mvuga ubutaka rero ujye wumva Nzuri Business Group Limited. Iyi ngiyi ni Real Estate Company, ihuza abagura, abagurisha, abakodesha imitungo itimukanwa. Ubwo ndavuga amazu, ibibanza n'amasambu. Babafasha gucunga imitungo itimukanwa, bira bya property management. Babakora ibishushanyo by'amazu bakanabubakira, babashakira ibyangombwa byo kubaka no gusana. Hanyuma mu rwego rwo gukemura burundu ibibazo bikunze kuboneka mu kugura, kugurisha ndetse no gukodesha imitungo itimukanwa, Nzuri Business Group Limited babazaniye uburyo bwiza bwo kugura, kugurisha ndetse no gukodesha imitungo itimukanwa online, nta mukomisiyoneri ubijemo. Niba ushaka kugurisha cyangwa gukodesha umutungo wawe, sura website yabo ni y3.nzuri.rw. Urakoresha mudasobwa cyangwa telefone yawe. Ukinjira kuri web urahitamo ururimi ukoresha, niba ari Icyongereza cyangwa Ikinyarwanda. Hanyuma ujya hari sign in cyangwa se injira. Noneho ufungure konti yawe, uzajya unyuzaho umutungo wifuza gukodesha cyangwa kugurisha ukurikije fomu baguha. Nyuma yo gufungura konti yawe, ugiye gushyiraho umutungo wawe, uragenda wuzuza fomu igusobanurira imiterere y'umutungo, ukagera aho ushyiramo amafoto, hanyuma ukemeza, ugakora icyo bita upload. Inzu cyangwa se ikibanza cyangwa undi mutungo bikaba bigiye ku isoko. Ahangaha uba ushobora kwihurira n'umukiriya wawe nta muhuza ujemo hagati. Ibyo ngibyo ni kubagurisha. Noneho kubagura, niba ushaka kugura inzu cyangwa ikibanza, isambu, cyangwa se gukodesha inzu yo kubamwo cyangwa gucururizamwo, nawe urasura website yabo ni y3.nzuri.rw. Uhitemo ururimi ukoresha, Ikinyarwanda cyangwa Icyongereza. Hanyuma uragenda ureba amashusho y'umutungo ari kuri website. Ushobora kandi no gushakisha ushaka ugendeye ku mafaranga ufite. Wenda ukavuga uti ngewe mfite miliyoni 10 kugeza kuri miliyoni 100, wenda niyo mitungo nshaka, niyo bakuzanira. Mfite miliyoni 100 kugeza kuri miliyari, niyo mitungo bakuzanira, biterwa nyine niyo ushaka. Ushobora kugendera ku mafaranga ufite cyangwa se ahantu umutungo uherereye. Ukavuga uti ndashaka ibiri muri Kigali gusa. Hanyuma uhisemo urawufungura, ukore konte. Ni konte yoroshye kuyifungura, wishyura amafaranga 5,000 gusa ukoresheje momo. Noneho ubone contact cyangwa se ubone nimero za nyirawo, muvugane umwishyure nta wundi muntu ubari hagati. Ubu rero bafite promotion kuri ba nyiri imitungo bagurishiriza kuri iyo website. Iyo uri kugurisha n'ubuntu ari kuri website. Ushobora kandi no gushakisha ushaka ugendeye ku mafaranga ufite. Wenda ukavuga uti ngewe mfite miliyoni 10 kugeza kuri miliyoni 100, wenda niyo mitungo nshaka, niyo bakuzanira. Mfite miliyoni 100 kugeza kuri miliyari, niyo mitungo bakuzanira, biterwa nyine niyo ushaka. Ushobora kugendera ku mafaranga ufite cyangwa se ahantu umutungo uherereye. Ukavuga uti ndashaka ibiri muri Kigali gusa. Hanyuma uhisemo urawufungura, ukore konte. Ni konte yoroshye kuyifungura, wishyura amafaranga 5,000 gusa ukoresheje momo. Noneho ubone contact cyangwa se ubone nimero za nyirawo, muvugane umwishyure nta wundi muntu ubari hagati. Ubu rero bafite promotion kuri ba nyiri imitungo bagurishiriza kuri iyo website. Iyo uri kugurisha n'ubuntu, abakiriya babo nabo kuhagurira cyangwa se kuhakodeshereza ni 5,000 byonyine wishyura. Urumva birahendutse kurenza ukwemera. Iri rero ni isoko rihuza ba nyiri umutungo n'abakiriya. Cika ku guhendwa no guhendeshwa, ukoreshe y3.nzuri.rw. Buri munsi kandi Nzuri itugezaho imari y'umunsi ibigezweho ku isoko. Uyu munsi dufite inzu nziza cyane nshyashya ya cadastre, ifite ibyumba 4, toilette 3, salo saramanje, cuisine na stock. Ifite parking na jardin bihagije, by'akarusho ikagira na piscine nziza. Iri Kigali ahazwi nka Norvège.
igiciro cyayo ni miliyoni 190 ariko negociable, bivuze ko mushobora kuzumvikana, mushobora guciririkanya. Ikitonderwa ushaka kureba neza umwe muri iyi mitungo mbagezaho, wawusanga kuri YouTube channel ya Nzuri Market cyangwa se ukajya kuri website y3.nzuri.rw. aho ho wanawusura ukanahabonera nimero za nyiri umutungo, mukivuganira mugahura cyangwa se mugakodesha naho undi muntu uje mu hagati. Nuvuga iyi website niyo ibahuza. Aka ni agashya rero kaje mu Rwanda, abantu barasakiwe kubera ko hari uburyo abakomisiyoneri rimwe na rimwe baguhenda, bakaguhendesha se, rimwe na rimwe ukanagura ugasanga bijemo ibibazo. Icyo gihe rero abantu bo muri Nzuri baragufasha cyane mu buryo bworoshye. Rero ku bindi bisobanuro ushobora kubahamagara cyangwa se ukabandikira kuri WhatsApp unyuze kuri izi nimero ni 0788 48 67 97. Ushobora kuba uri gushaka imari, ushobora kuba uri kujya kuri website wenda ugashaka ko baguha amakuru yisumbuyeho, urahamagara kuri izo nimero 0788 48 67 97. Cyangwa se ukagerageza 0782 22 01 23. nayo nayisubiramo 0782 22 01 23. Imbuga nkoranyambaga zose bitwa Nzuri Market: Facebook, Instagram, X, TikTok, WhatsApp channel, hose bitwa Nzuri Market. No kubika nimero zabo kuri status ugenda ubona imwe muri iyo mitungo ngenda bagezaho by'umwihariko mu mari y'umunsi.